Red Blue JD. Umuntu n'isi hari byinshi wibaza bigasa nk'ibitangaza, hari byinshi bibera ino ukibaza niba ahandi biba. Amabanga ahishe mu nguni z'ibihugu by'ibihangange n'amakuru ataravuzweho rumwe ni nonaha mu kiganiro Umuntu n'isi. C'est 40 années de silence. Parce que j'ai vécu une histoire d'amour avec un... imyaka 40 y'umutuzo no kuryumaho kubera ko nagize amateka y'urukundo n'umupadiri utaremeye kuva mu kazi ke karitari, utaremeye kandi ko umubano wacu ujya habona. Hano wigeze ubwira se wowe? Ntawe naranu. Icyo gihe cyose nta muntu n'umwe wari uzi se w'abana banjye. Mufitanye abana bangahe? 3. Abana 3. Iyi ni ingingo itamenyerewe cyangwa se imenyerewe ariko itavugwa cyane, cyangwa ivugwa cyane ariko ivugirwa mu mfufu, ubuzima bw'abagore n'abana bihaye Imana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bwabo, imyumvire ya bamwe mu bapadiri bavuye mu ishuri bakagana ingo zabo, n'abandi bakibirimo ariko babangamiwe n'icyitwa celibacy cyangwa ubugaragu. Ibyo avuga muri iki kiganiro nabibukiye mu gitabo cy'umunyamerika wahoze ari umupadiri muri Kiliziya Gatolika Albert Corte, n'igitabo cyitwa Dilemma, ndetse no muri documentaire ya Arte yitwa Les Femmes des Prêtres. Njye nitwa Jeune Uwimana. Iki ni ikiganiro Umuntu n'isi kuri Radio 10. Umusaseridoti agomba kuba akora umurimo ritari ingaragu ntiryahoze mu bigombero ndakuka bya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Hambere aha hari abashoboraga kuba abapadiri bari barashatse abagore. Icyakora mu gihe abagore babo bapfuye ntibyari byemewe kwishumbusha ngo bashake abandi. Ariko kuva mu kinyejana cya 12 ku bwa Papa Gregoire wa karindwi ibintu byaje guhinduka, maze kuba umupadiri agomba kuba ari ingaragu bigirwa icyangombwa ngo akunda akora imirimo ye y'ibwirizabutumwa rya buri munsi. Ariko ibi ntawe bavuga ko ari ibyahishuwe n'Imana cyangwa ko ari itegeko ry'Imana, ahubwo bivuga ko Papa Gregoire wa karindwi yabikoreye impamvu zishingiye ku bukungu n'imitungo. Ibi kwari ukugira ngo hatagira umupadiri cyangwa undi wihaye Imana ukoresha umutungo wa Kiliziya mu nyungu z'umuryango we cyane nk'abana be cyangwa n'umugore we. Indi ngingo ariko isa n'igenekereje kwari ukugira ngo umupadiri ahoze Imana n'imirimo ya ritari imbere ya byose, atavangiwe na shuguri z'urugo n'uburere bwamukomokaho. Nanone ariko hari abavuga ko kuba uwihaye Imana yarinda apfa ari ingaragu ari isomo ryiza bagomba kwigira kuri Yezu Kristo, imyemerere ya Kiliziya Gatolika yita umwana w'Imana. Papa Benedicto wa 16 mu nyandiko ye yagize ati no kwiyemeza gukomeye kujya gusa no kwaranze ubuzima bwa Yezu Kristo, umwana w'Imana warize yitanga igitambo ku musaraba akiri ingaragu. Ibi rero no gukurikira intambwe zaranze ubuzima bwa Yezu Kristo bwe kugeza avuye kuri iyi si. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi myaka 2 yonyine abari abapadiri basaga 100 bikuye mu mirimo yabo banzura kubana byeruye n'abagore bakundanaga. Ariko ibi byakumvikana muri piramide y'utuzu 5 tugaragaza ibyangombwa nkenerwa mu buzima bw'umuntu muzima. Imibonano mpuzabitsina iza mu kazu ka mbere mu bikenewe mbere na mbere kurusha ibindi, birimo n'ibiribwa no guhumeka n'ibyitwa les besoins vitaux. Ibi bisobanura neza ko mu gihe bafite amagara mazima abihaye Imana nabo kugira umuryango n'isaso biri mu byabaneza. Ariko ihame ry'ijwi ry'umuhamagaro rikanga rikabafunga. Iyo bigenze bitya niyo bamwe bananiwe kubumbatira isezerano usanga bafite amashami atazwi hirya no hino. Jean-François Verny yari umupadiri muri paruwasi imwe mu Faransa, yitabiye umuhamagaro afite imyaka 28 y'amavuko nyuma yo kurangiza amashuri makuru mu by'ubwubatsi. Ariko yiyemerera neza ko isezerano ryo kuba ingaragu yariteshutseho nyuma y'imyaka 2 gusa ritangiye. Ubundi nyuma yaho atangira kuba inshuti nyanshuti ya Madame Michel. Jean-François Verny niwe wari wasomye misa y'ubukwe bwa Michel, ariko nyuma bakomeza kwibera inshuti z'akadasohoka. Ça change tout quoi, parce que avant j'étais tout seul quoi. Ubuzima bwari bugoye nk'ingenyine, ariko nyuma sinari nkirira muri kuva niziraga hano aho nitaga mu rugo rwanjye ruto. Nubwo ari kwa Michel ariko ubu n'umuryango wanjye. Je suis un petit peu chez moi aussi. C'est chez Michel mais bon c'est un petit peu ma famille. Padiri Jean-François akimara kumva kwihisha bimugoye yabwiye padiri mukuru ko agiye gusanga uwo yihebeye. Padiri mukuru yamugira inama yo gusenga cyane akirukana Moshya, nyamara kuri we byasaga naho yitwa Moshya yarahindutse umwanzuro ndakuka. No ku mugore we Michel rwari rwarabaye urukundo nk'urundi.
kateye. Qui est dans tous ses rendez-vous. Toute la journée, combien. twahanaga gahunda yewe akajya anamenyesha buri kantu kose agiye gukora akambwira ati ubu ngiye mu misa ngiye kubatiza tugahamagarana buri kanya rwo urukundo rwishi gusa rubangamiye n'akazi ke. Cool, en même temps de faire juste son travail, parce que je peux dire. Aya ni amateka y'urukundo arangira neza, hari n'arangira nabi, ubuzima bukaba bubi buziraherezo kuri bene aba bakundanye urwirwa rudashoboka. Quand je lui ai annoncé que, bien sûr, j'étais enceinte, sa première réaction. nkimara kumubwira ko ntwite we yasabye kuyikuramo byihuse kubera ko we ntabwo yashakaga kuba papa w'umuryango, ambwira ko atazigera abana nanjye kuko ashaka kuguma kuba umupadiri. gusa icyo nanubu ntariyumvisha ni uburyo yahise agenda atanansezeye cyangwa ngo asezere umuhungu we. ibyo simbyumva. Kugeza mu Burayi amatsinda y'abagore babyariwe n'abihaye Imana amatsiko menshi ni amatsinda agamije kubakura mu bwigunge baterwa n'ipfunwe ryo kuba isoko y'icyaha cy'abasaseridoti. Kuri bo ni amahano bita paradox, kuko umurimo wa ritari niwo utuma bamenyana n'abapadiri ariko kandi ni nawo utuma batandukana. Ni ukuvuga ko ikibahuza ari nacyo kibatanya. Et c'est du jour au lendemain. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Abagore batandukanye bagize ayo matsinda kuba babana n'abihaye Imana bidakwiye kuba ikindego cyatuma abana babo babaho nk'imfubyi kandi base bariho ariko batuye mu mudugudu w'ibanga rikomeye ryo kuba ingaragu. Je vois pas où est le problème. Parce que... Gisimba hari ikibazo kuko mu by'ukuri n'undi bakomeza gukora ibyo bagomba gukora. Gisimba ndi inzitizi ni nk'aho ari undi muryango w'abashakanye. Ni kimwe n'uko umugabo ashobora kuba umuganga, umucuruzi, umugabo w'umupadiri rero aba akora akazi ko gusenga. Ni umugabo wundi ni ibisanzwe. Nyamara umuryango nk'uyu mugore avuga ntukunze kubaho, ahubwo ahenshi ku mugabane w'Uburayi iyo uhaye Imana abyaye umwana asinya amasezerano yitwa protocole d'accord akuyemo ingingo zihita cyane ku kugira ibanga ise w'umwana ndetse n'ingano y'amafaranga agomba guhabwa umugore ngo kunayemere kurera umwana wenyine ntawe atunze urutoki ngo amufashe ngo hati ibanga ridaca mu myanya y'intoki. J'ai jamais voulu signer ce protocole d'accord. Je n'étais pas d'accord. Sinigeze nifuza gusinya ayo masezerano kuko sinemeraga ibiyakubiyemo, sinemeraga kubeshya no guhisha ukuri. Ukuri amaherezo umuhungu wanjye n'inshuti ze bazamenya nyuma. Imyumvire nk'iyi ibangamira ibanga ryera. Iyo umugore ayishyize imbere umwanzuro uroroshye. Umupadiri wamubyariye yoherezwa mu bindi bice mu kindi gihugu cyangwa ku wundi mugabane akagomba kuba ingaragu, nawe umwana we n'umugore bagasigara iyo batuye mu mwijima w'ubwigunge. Ariko byanze bikunze ntawe twikiza ngo ahishe umwotsi. Umwana arashyira akamenya amateka, akamenya umwirondoro. Adrien, est-ce que tu sais ce que fait ton papa dans la vie? Ese Adrien uzi icyo se akora? akora ni umupadiri, ni umwe mu basenyera abantu mu misa bakabahuza n'Imana. None se papa wawe ujya umubona kenshi? Oya. Agahinda umwana Adrien afite ku giti cye ahari na se wajyanywe i Roma nawe niko afite, kuko n'inshuro nke umubyeyi yakiyibagiza umwana we kereka iyo babaye benshi nawe adashobotse agasigara bafata nk'abarenga, nabyo ni gake cyane. Uretse abihaye Imana beruye bakava mu bishura bakabana n'abakunzi babo, hari n'abandi babigumamo rwihishwa ntibajye kure y'urugingo rwabo. Ibyiza nibishyira kuri Radio 10. Ubuzima bw'ibanga n'urwikekwe ngo rubabere ikibazo gikomeye. Aho ntegetswe guhisha ibanga buri munsi ry'ubuzima bwanjye kugira ngo ngumane urugo n'akazi kanjye ka ritari. Mbese biragoye, bameze nabi pe. Hashize imyaka ingahe utari ingaragu? Urebye hashize imyaka 15. Ese wumva uwo mu cyaha? Birumvikana ni icyaha kuri kiliziya kandi nanjye birambona mu mutwe kuko numva ncitse intege kuko nzi ibyo nkora. Gusa kuva nashaka umugore ubuzima buranyoroheye. Iyo ndeba abagore ubu mba numva ari abantu basanzwe. Nifuza ko umunsi umwe kiliziya yazareka abapadiri bakihitiramo ikibabereye mu gushaka abagore cyangwa gutanga igitambo cyo kuguma mu bugaragu, ariko bose bagasobanurwa kimwe nk'abari mu murongo nyawo. Jean-François Vernet muramwibuka, uwahoze ari umupadiri nyuma akaba umugabo wa Michel. Yakoze urugendo ruva mu mujyi wa Saint-Etienne mu Bufaransa yerekeza i Roma. Ni urugendo rwamaze iminsi 151, buri munsi agendaga ibirometero 30 n'amaguru. Ni urugendo yageneye guha ubutumwa i Vatikani, ubutumwa bwerekana umuruho wamwe mu bihaye Imana bategetswe kuguma mu bugaragu. Bwana Vernet yari yagiye azi ko ubusabe bwe bwo kubonana n'umwe mu bayobozi b'i Vatikani
bwemewe ariko agezeyo Quelqu'un du Vatican. J'ai écrit pour discuter avec lui. Parce que j'ai écrit, je suis prêtre. Et j'aimerais discuter avec un représentant du Vatican. Moi, je voudrais parler de l'église. bati waba umupadiri cyangwa umukerarugendo nta gahunda yo kuvuga kuri iyo ngingo ufite aha nubwo ingingo y'ubugaragu celibacy i Vatikani kuyivuga mu ruhame bisa n'ibihakanirwa kure byafatwa nko kugumura z'uko batayizi cyangwa ngo bahangane nayo kuko niba wowe nanjye tubizi aho bireba babizi kuturusha ariko ibibazo bishamikiyeho umva uko bikemura bucece uyu ni umusenyeri mu gihugu cy'Ububiligi. C'est un prêtre, bon, entretient une relation et qui vient... iyo umupadiri agize umubano wihariye akaza akambwira ati nakunze singishoboye kwihanganira kuba ingaragu tujya mu biganiro tugashaka uburyo bwo kumufasha dushaka uburyo yajya kure y'uwo yakunze. D'aller plus loin, d'être un peu éloigné de cette personne. tekinike de rwanyuma kwigizayo wihaye imana wakunze nyamara iyi tekinike nta kivuga ku bana baba bahombye kurerwa na base aba bagore bihaye imana abana babo n'abihaye imana twumvise muri iki kiganiro nabo ku mugabane w'i Burayi ariko mu bihugu byose iki kibazo wakihasanga kuko ni abantu uyu munsi twibanze kuba i Burayi twanze kugera bugufi n'ahandi ku mpamvu z'igihe gito. Ibibazo tuvuze n'ubwigunge ariko hari n'umubare w'inda zikurwamo ngo isura y'ubunyangamugayo iguma ikayangane nyamara izo zari kuzavamo abana nka minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May cyangwa chancellier w'Ubudage Angela Merkel kuko aba ndetse n'ibindi bikomerezwa byinshi ku isi utakeka byabyawe n'abihaye imana. Niba nawe urimo cyangwa uzi nka bene aba nkufurije umunsi mwiza rero nsorera ikiganiro umuntu n'isi cya none njye nitwa Eugene Uwimana mbifurije wese guhiga imihigo. Red Blue JD. ganjye n'amakuru ataravuzweho rumwe ni nonaha mu kiganiro umuntu n'isi. nagize amateka y'urukundo n'umupadiri utaremeye kuva mu kazi ke ka ritari utaremeye kandi ko umubano wacu ujya habona. Hari wigeze ubwira se wowe? Ntawe narano icyo gihe cyose nta muntu n'umwe wari uzi se w'abana banjye. Mufitanye abana Red Blue JD. Umuntu n'isi hari byinshi wibaza bigasa nk'ibitangaza, hari byinshi bibera ino ukibaza niba ahandi biba, amabanga ahishe mu nguni z'ibihugu by'ibihanga. C'est 40 années de silence. Parce que j'ai vécu une histoire d'amour avec un. Imyaka 40 y'umutuzo no kuryumaho kubera